Imana Dativa na Tuyishimire Kristo na Gisubizana Marie na Nyasenga abo ni barumuna banjye. Impamvu tubana twenyine nuko haje kugira ikibazo kiba ku babyeyi bacu, papa yica mama, mama arapfa baramuhamba, papa abona barafunze, biba ngombwa ko dusigara hano twenyine. Ubuzima ubundi mama akimara gupfa twabonaga ko ubuzima budashobora gukomeza, ariko kubera Imana burakomeza. Nyuma tubona abavandimwe nk'amwe mugenda mudufasha, ibintu bigenda biza, nyine turi kubona ko tutari twenyine, dufite ababyeyi mu gihe cy'aho papa na mama batari. Abafite imvune mubasindagize, duhungire kwibendera ibasha kuturengera. Uyu munsi hari itsinda ry'abantu baje kubasura. Kuri mwebwe mukibyumva mwumvaga bimeze bite? Twumvaga ko bidasanzwe nyine, n'ubushobozi ari ibintu bidasanzwe, gusa nyine twishimye ntabwo wabyumva. Tuzarema muririmbe za ndirimbo zihumure, nyuma y'ibihe n'ibicu hari ubundi buzima. Twakoze ubuvugizi dushingiye ku kiganiro cyabaga kuri Life Radio, kikaba kuwa kane saa 11. Numva rero intego y'icyo kiganiro ni nziza, ntangayo message yuko hari abana bababaye bafite ikibazo badafite ababyeyi kandi abo bana bakeneye gufashwa. Abakozi b'Imana rero bagiye bumva icyo kiganiro, hanyuma bagira umutwaro wo kudufasha gushyigikira abana. Ubuzima nyine nzabyitwaramo neza nyine, kuko namwe turi gutuma kugenda mudufasha. Ufite ibyiringiro? Mfite ibyiringiro ko tugomba kubagera ngo mu bantu. Hanyuma ibyo twabafashije ni ibintu bishira, mwumva nibishira bizakora? Nibishira wenda natwe turi gukora, ntabwo twicaye. Mwumva ko ntabwo ubwanyu muzagira natwe ubwacu igihe tuzagira icyo twigezaho. Nk'ikintu mwumva mwakora muramutse mubonye nk'amafaranga? Twumva twacuruza. Mwacuruza? Uyu munsi aho tuvuganira hano nuko igikorwa cyagenze neza mu mujyi wa Kigali. Abakozi b'Imana bahari ndetse no mu ntara hirya no hino bagiye bumva icyo gikorwa cyo kuvugira abana, barabyakira babigira ibyabo. Ubwa mbere twazanye n'umukozi w'Imana aza kureba uko bimeze, dusubirayo, tugezeyo turabivuga, dufata itariki yo kuza kureba abana. Ubu abana hari inkunga abo bakozi b'Imana bakusanyije, niyo twazanye uyu munsi. Barumuna banjye bariga, bose amashuri bariga neza. Umurikira yiga muri Esmuhandi, uwitwa Tuyishimire Kristo ari kurikira umurikira y'umusaza wanjye yiga mu wa kane primaire, uwo utabiga mu wa gatatu mpuzamahanga. Izo mpanga ziga mu wa gatatu, ubona biga neza nta kibazo? Nta kibazo. Baratsinda? Baratsinda. Ingorane wenda nk'uko baba bagenda wenda ntabwo baba uwa mbere cyangwa uwa kabiri, ingorane wenda baba baragize wenda nk'uko baba barabuze umubyeyi wabo, babona hari ibintu bidasanzwe kuko tudasanzwe turi kumwe natwe kandi twamenye ko turi kumwe n'ababyeyi. Rwose cyane turagukunda cyane Constance. Inshuti bamenye kino kibazo, mwakomeza mukashyigikira uno muryango. Twifuza ko mu myaka nk'icumi Constance nawe azaba ari umubyeyi ushobora gufasha abandi, ari umuntu abe barize bararangije, tukagira icyo dukora kuhindura mu buzima bw'abana kugira ngo bagere no ku rwego bibagirwa agahinda batewe n'ibyago bagize. Twese nk'Abanyarwanda nk'inshuti dushobora gufasha no muryango, tukagarurira ibyiringiro bano bana bakumva ko atari bonyine. Numva ari cyo kintu gikomeye bakeneye, si ibintu bakeneye ahubwo no kumva ko abantu babari hafi. Ariko n'ibyo bintu nabyo bishobora kuba tuba badahangayika. Urumva agize inzara akabura icyo yambara, ashobora gutangira gutekereza bya bihe. Rero ni twebwe kugira uruhare kugira ngo aba bana ntibajye muri ibyo bitekerezo byo kumva hari icyo babuze, kandi ari abavandimwe bacu kandi ari abana b'igihugu. Twese rero dushobora kugira icyo dukora kugira ngo tugire imbere ubuzima bw'aba bana. Murakoze. Ubuzima iyo lele